Matayo igice cya mbere umurongo wa 23 niho dusoma. Dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uyu niwe Kristo duhamya, turirimba kandi watubereye agakiza. Amen. Igihe marayika yavugaga aya makuru, yari arimo avuga ibyo Yesaya yari yarahanuye n'ubundi. Igihe nk'iki rero, ndizera ko icyo abizera dukeneye cyane ni ukumva ubuzima buri muri aya magambo, Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Kristo ntakumirwa cyangwa se ntashyirirwaho umupaka. Ahantu hose yahagera, ahantu hose yahagusanga. Uko yadusanze ahantu hatandukanye kugira ngo aduhe impano iruta izindi y'agakiza, ni nako ubuzima tubamo bwa buri munsi hatagira icyo yananirwa gukoraho ngo gikemuke. Urugero rwiza, Bibiliya iravuga muri Amosi igice cy'Icyenda umurongo wa 2 ngo naho bakwiyimbira ngo bajye ikuzimu, aho naho ukuboko kwanjye kwahabafatira. Naho bakurira ngo bajye mu ijuru, aho naho nabamanurayo. Amakuru asa atyo, Zaburi 139 umurongo wa 8 aravuga ngo nazamuka nkajya mu ijuru. Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo. Nasasa uburiri bwanjye kuzimu, naho uriyo. Imana iri kumwe nawe. Iki ngiki kigomba kuba ubuzima ukacyizera. Niba Imana muri kumwe mu rugo, ariko ngo nugera ku kazi bibe bitandukanye. Niba Imana muri kumwe ku rusengero, ngo ariko nugera mu kibazo bitandukanye. Niba Imana muri kumwe igihe hari ibyo uri kwishimira cyangwa ucelebratinga, ngo igihe hagize ikiba utari witeze gitunguranye, ngo uhite wumva iyo Mana idahari. Ndasenga ngo ubuzima bwo kubana n'Imana buba impamo mu bikorwa byawe bya buri munsi, mu kazi kawe, mu mibereho yawe, nuryama, nubyuka, nuvuga, nugenda, nutekereza. Niba Imana muri kumwe uyu munsi, ngo ariko mu mezi 3 ari imbere bizabe bitandukanye. Mugumane ibihe, iminsi, ibigeragezo ntibitume kubaho kw'Imana ku buzima bwawe kugira igisobanuro gitandukanye. Reka mugumane, mukorane muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.